mbifurije kugubwa neza bene data dusangirira kuri iyi cano. Uwiteka abahire. Amen. Nitwa Ukwigize Jean Pierre, ndi kumwe na bene data. Tugarutse muri za ngingo zacu z'icyigisho kitubwira ngo kuregwa kwa Kristo. Ejo twarize n'uyu munsi turakomeje. Reka nakire bene data babasuhuze kandi babibwire maze dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Ni karibu bene data. Ndabasuhuje, nitwa Aimable Nshimiyimana. Mugire igitondo cyiza, nitwa Nzabamwita Pierre. Abahasanzwe turamenyeranye, abahageze bwa mbere mukore subscribe kugira ngo namwe tuzahorane. Kandi inyunganizi zanyu zirakenewe, ibibazo byanyu, uburyo bwose tubana kuri iyi cano mujye mubwuzuza kugira ngo turusheho kuyungukiraho. Reka rero dusabe mwene data Aimable asenge noneho dukomeze. Data wa twese udukunda urukundo ruhebuje, urukundo udukunda warugaragaje ubwo Yesu Kristo yemera kugerwaho n'imibabaro ikomeye mu gashyamba ka Getsemani. None nirwo rwemeye yuko tugiye kwiga ibyanditswe byera muri iki gitondo. Utuyobore, udusobanurire iby'urwo rukundo binyuze mu ijambo ryawe. Buri muntu wese abashe kurushaho kuvugurura amasezerano afitanye nawe, kandi tubashe kugendera mu byo twigishiriza mu byanditswe byera mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane. Reka tujye mbere mu ngingo yacu y'uyu munsi, ariko tubanze dusabe Pierre atwibutse mu ncamake ingingo twize ejo, maze niturangiza dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Karibu Pierre. Ejo kuwa mbere twize ingingo yatubwiraga ngo igihe gikomeye. Iki gihe gikomeye rero Kristo yaragezemo cyari igihe cyo gutanga igitambo ku bari mu isi. Cyari igihe kimugoye, cyari igihe kiruhije. Umwanzi yari amutugaritse ashaka kumukoresha amakosa kugira ngo igitambo cye kibe impfabusa. Cyari igihe kimugoye mu yandi magambo, ariko nawe yagombaga kucyitwaramo neza, ntagire kirogoya ku murimo yiyemeje. Arakoze cyane. Igihe gikomeye niyo ngingo twize ejo. Uyu munsi rero tugiye kwiga agahinda gakomeye cyane. Ntabwo ari agahinda gakomeye, ahubwo gakomeye cyane. Rero dukurikirane kugira ngo tuze kumva aba bene data bari hano muri studio kugira ngo batwumvishe neza iyi ngingo, cyangwa se badufashe kumva neza iyi ngingo. Aka gahinda gakomeye ninde wakagize, byagenze bite, kari kameze gate, kari ku ruhe rugero? Mube hafi kugira ngo dukurikirane. Reka dusabe mwene data Pierre adusomere muri Mariko 14 umurongo wa 35 ndetse kugeza 36. Mu kibazo tubazwa ngo ni ikihe kintu cy'ingenzi gikubiye mu isengesho Kristo yabanje gusenga ari Getsemani? Karibu dusomere. Umurongo wa 35 Mariko igice cya 14 haragira hati: yigira imbere ho hato, yubama hasi, arasenga ngo niba bishoboka icyo gikombe kimurenge. 36 ati: Aba Data, byose biragushobokera, undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko njyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Akoze cyane. Yari afite umutwaro w'igikombe yagombaga kunyweraho, ariko asaba ko kimurenga, ariko yongeramo ikintu gikomeye, aravuga ngo ntibibe jyewe uko bishaka. Bivuze ko kuri we cyari kimuremereye. Ikintu Yesu yageze avuga ati rwose niba bishoboka kindenge, cyari kimuremereye pe. Ariko arangije aravuga ati bye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Aka gahinda gakomeye cyane. Reka twakire Aimable agira icyo akatubwiraho. Karibu. Agahinda gakomeye cyane Kristo yakagize ari mu gashyamba ka Getsemani. Pierre abidusomeye no Mariko 14 uburyo Yesu yageze aho narukomeye, ndetse nawe ubwe yumva akeneye ubufasha. Reka turebe ukuntu byamugendekeye. Kristo icyo gihe yari ahagaze mu mwanya utandukanye n'uwo yigeze ahagararamo mbere. Umubabaro yari afite wasobanurwa neza n'aya magambo y'umuhanuzi Zekariya agira ati: byuka wa nkota we, urwane n'umushumba wanjye, urwane n'umuntu mugenzi wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Muri Zekariya 13:7. N'imponga ndetse n'ubwishingizi ku muntu wacumuye, Kristo yarababajwe kuko yari ageze mu butabera bw'Imana. Yabonye neza icyo ubwo butabera busobanura. Mbere yaho yakoraga umurimo wo gusabira abandi, ariko noneho nawe yari akeneye uwamusabira.
kirisito yari umuntu ukomeye hano kuri iyi si kuko yakoraga ibitangaza ndetse yigeze kuzura Lazaro maze iminsi 4 mu gituro. Ariko ahangaha nawe ubwe yifuzaga bamusabira rwose, yarakeneye ubufasha buva ku bandi bantu, ku buryo bwe abigishwa ati nanjye mu nsengere agasanga basinziriye. bijya bibaho natwe muri iki gihe ukagira ahantu hakomeye cyane pe, nubwo abantu baba bazi ko uri umuntu ukomeye, uri umuntu wishoboye, ariko noneho nawe ukumva ukeneye ubufasha pe. Rero igihe ubuze aho wabukura kubw'ibihe bikomeye urimo, Imana irahari kuko Yesu nawe yatakambiye se muri kirya gihe. Hano barakomeza, ubwo Kristo yumvaga ubumwe bwe na se buvuyeho, yatinye ko muri kamere ye ya kimuntu atazashobora guhangana n'urugamba, yari hafi kurwana n'imbaraga z'umwijima. Igihe Kristo ageragezwaga mu butayu, ahazaza h'inyo ku muntu hari hageze hakomeye, ariko Kristo yaranesheje. None rero ubu ngubu umushukanyi yaje yiteguye kurwana urugamba rukomeye kandi ruheruka. Urumva Kristo yanesheje mu butayu, ariko Satani mutega kwa kundi yanditswe muri rugamba mutega ikindi gihe. Icyo gihe yavugaga kivugwa hariya nahangaha Gitsemane. Satani yari yemeje noneho yavuze ati yansindiye mu butayu. Noneho ahangaha ho ndetse bivuga yuko ngo abadayimoni b'isi yose nta kandi kazi Satani yabahaye, bose baraje ngo bahangane muri rugamba rukomeye. Niyo mpamvu ine ngingo ivuga ngo agahinda gakomeye cyane. Agahinda Kristo yari afite ntabwo ari Karuvari n'umusaraba wari muri imbere, ahubwo ni uburemere bw'icyaha bwarushijeho kumutsikamira cyane kubera Satani n'ingabo ze. Rero ahangaha nicyo bavuga. Noneho rero ubu ngubu umushukanyi yaje yiteguye kurwana urugamba rukomeye kandi ruheruka, kandi mu gihe cy'imyaka 3 y'umurimo wa Kristo umushukanyi yakomeje kwitegura. Yakoraga ibitangaza akamwihorera, we akomeza kwitegura ukuntu azahangana nawe ubuheruka. Yari azi ko ari mu mazi abira, uwo ni Satani yatsindwa byari kuba birangiye, ariko Satani nawe yatsinda ahazaza hacu hari kuba harangiye, harimbutse burundu. Yari azi ko natsindwa uru rugamba, uwo ni Satani, ibyinigiro byo kuba umutware bizayoyoka, maze amahanga y'isi akegukanwa na Kristo, maze akamburwa ubutware ndetse akajugunywa hanze. Ariko iyo Kristo aza gutsindwa, isi yari guhinduka ubwami bwa Satani, kandi ikiremwa muntu cyari guhinduka imbata ya Satani ibihe byose. Kubera ibibazo bigendanye n'urwo rugamba byari imbere ye, umutima wa Kristo wari ufite ubwoba bwinshi bwo gutandukana n'Imana. Iyo Kristo aza gutsindwa, twari kumera Satani ariko tugira nk'uko umwana w'umuhungu agira agapira ke, umwana w'umuhungu ufite agapira agakinisha, agashota umugeri, hari nubwo agenda akajugunya mu muriro akigendera, ntawe ukamubaza. Niko Satani ariko tugenza burya. Ariko dushimira Imana yuko Kristo Yesu yatsinze rwa rugamba ruheruka, urugamba rukomeye cyane. Hano ni ikibazo Satani burya iyo Yesu yazuraga Lazaro, iyo Yesu yahumuraga impumyi, Satani ntacyo byari bimutwaye. We icyo yakoraga yajyaga mu bantu akababwira ati abafarisayo ati aje kubakuraho icyubahiro, bagasobanukirwa ibyo ariko barangiza bakamurwanya, ariko yari amuteze kandi yahoraga yitegura. Satani yari yiteguraga akitegura urugamba. Burya rero nshuti, nawe iyo ukijijwe, mu mwigisha umwe watwigishije, iyo umaze gukizwa, iyo wihaye kuvuga ngo ugiye gukizwa, Satani aritegura, akavuga ati aha ntabwo mpamutegera, akagenda akitegura ahandi, agategatega kugeza igihe azagucakirira. Ese Satani iyo atugenza atyo, twebwe dukora iki kugira ngo tube maso? Ni ikibazo dukwiriye kwibaza. Abadukurikiye dukwiye kwibaza iki kibazo. Niba uvuga ko wakijijwe, uri gukora iki kugira ngo ucungane na Satani, ko uko bucya nuko bwije nawe agenda gutega imitego? Kuko niba yarateze umwigisha wacu mukuru, ubwo se twe nitwa tatega? ntabwo yadutinya, ndetse niturangara gato aratugira umuhigo w'amenyo. Usibye ko twe ntacyo twakwishoboza, ariko uyu wamunesheje yaduhaye ubufasha mu buryo bushoboka bwose, kandi aratubwira ngo ntabaza ndagutabara. Iri ni isezerano rya Bibiliya. Ariko reka dukomeze mu ngingo yacu, gahinda gakomeye cyane. Turebere muri Mariko 14 umurongo 34 na 38 mu kibazo kibazwa ngo igihe yagarukaga avuye mu isengesho rye ry'akababaro kenshi, mbese yasanze abigishwa be bameze gute? Yabacyashye mu buhe buryo? Dusomere.
ni Mariko nyine 14 umurongo wa 37. Araza asanga basinziriye, abaza Petero ati Simoni urasinziriye, yego harya ntubasha kuba maso n'isaha imwe? 38. Mube maso musenge mutajya mu moshya, umutima niwo ukunze ariko umubiri ufite intege nke. murakoze cyane. Yabahaga amakuru ariko akavuga ati kuko murasinziriye muri iki gihe, uyu mwanya murasinziriye. Ni nk'uko waba ari mu ntambara ukabona umugore wawe araryamye arisinzira kandi mwe mwicaye mutegereje guhunga, mutegereje iby'ububagweho, ukabona umwana wawe arasinziriye, uvuga turasinziriye. Ariko abigishwa ba Yesu nyine niko bari bameze nkatwe, natwe turasinzira aho bikomeye, natwe turasinzira aho twagombye kuba maso, nuko bitubaho. Ariko umwigisha wacu akomeza kuduha amakuru y'urugamba. Satani ubitera yabwira ati mube maso musenge mutajya mu moshya, birabananira. Ariko igihe barangizaga kiriya gihe gikomeye, baravuga ati none mwisinzirire kuko ingenzi ari hafi. Ahubwo barushijeho kuba maso, barashikama, ntajya gatotsi namo. Satani ubitera. Niyo mpamvu hano bakomeje mu bifuzwa byose paje 688 barakomeza ngo igihe Yesu ari mu gashyamba ka Getsemani yahagurutse mu ruhije agenda ategwa, maze agana aho yasize bagenzi be, ubwo ni babigishwa. Ariko yasanze basinziriye. Ahari yaza gusanga basenga byari kumworohereza uburibwe. Iyo yaza gusanga bari gushaka ubuhungiro mu Mana kugira ngo imbaraga Satani itabaganza, yari gukomezwa no kwizera kwabo gushikamye. Ariko ntabwo bari bitaye ku magambo y'umubabaro yababwiye ati mube maso kandi musenge. Bwa mbere babanje guterwa ubwoba no kubona shebuja wajyaga ahora n'ituze n'ubutwari, arwana n'umubabaro ndetse n'agahinda birenze ubwenge bw'umuntu. Bwa mbere byanje kubatera ubwoba. Barasenze bwo bumvaga gutaka kwe yari atewe n'umubabaro. Ntabwo bifuzaga guterana umwami wabo, ahubwo bari bashobewe bafite ubwoba, nyamara bashoboraga kwirinda ubwo bwoba iyo bakomeza gusenga no kwinginga Imana. Ntabwo basobanukiwe neza n'akamaro ko kuba maso bagasenga ngo batajya mu moshya. Urumva bari kubishobora bishaka. Bari kubishobora. Urakoze rwose. Rero hano turi gusoza iyi ngingo, ariko agahinda gakomeye tukabonyemo byinshi. Umunota umwe mukavuga ku cyo twakungukira twe muri iki gihe, turungukira iki muri aka gahinda gakomeye tumaze kubwirwa kabaye ku mwami wacu. Karibu Pierre. Icyo nshaka kuvuga kuri aka gahinda gakomeye kabaye ku mwami wacu, kitureba twebwe nk'abakristo mu minsi y'imperuka n'iki. Igihe Kristo yarageze muri ibi bihe bikomeye bigoranye, yari yabanje mu cyigisho cyashize bari babitubwiye, yari yabanje kubwira abigishwa be ati nimube umwe, abasabira ubumwe ndetse nawe kuri se. Ubu bumwe rero Kristo yari abufitanye na se, yari abuzi, yari abusobanukiwe. Ni nayo ntwaro yakoresheje muri iki gihe ise yari amutereranye, yari amurekuye. Ntabwo ari kumutererana, ahubwo se yaramurekuye kugira ngo arebe ko asohoza inshingano yiyemeje. Noneho rero ubumwe, urukundo yakundaga se nirwo rwamufashije, kuko yumvishije ko mu mutima we byanga bikunda se adashobora kumujya kure, adashobora kumutererana. Urukundo yamukundaga ararukomeza, ararugundira. Nibyo byamuviriyemo intsinzi yo gutsinda iki gihe kibi Satani yari amutugaritse. Koze cyane. Yego Aimable, nawe se mugira ngo iki twakwigira kuri Kristo? Se mugira ngo Pierre ntasobanure neza agahinda gakomeye Kristo arafite ikirenge. Getsemani koko Pierre yabivuze nk'uko biri. Nyamara dukwiye kuzirikana neza yuko aka gahinda gakomeye Kristo yagira Getsemani niko katwumvisha uburemere bw'icyaha. Ubu ngubu hari abantu batita ku buremere bw'icyaha, mbese umuntu akora icyaha ariko ntacyo kimubwiye rwose. Rero ububi bw'icyaha n'uburemere bwacyo tubibonera kuri kano gahinda gakomeye Kristo yagize. Ibyo rero nibyo bikwiriye kutureshya, bigadutera kwihana. Ntiwihane icyaha utinya gufungwa, utinya indwara, utinya ingaruka, ahubwo ububi bwacyo bwatumye umwana w'Imana agerwaho n'aka gahinda. Nibwo dukwiriye gutekereza cyane, maze bigatuma tugira umwete wo kwihana, ndetse bigatuma tunazinduka icyaha, kuko aricyo cyatumye umwana w'Imana
agerwaho n'ako gahinda gakomeye cyane. Umuntu wirengagiza icyo ngicyo mvuze, aka gahinda gakomeye Kristo agira i Getsemani nawe azakagira. Akoze cyane. Kadusoza iyi ngingo, ndizera nashidikanya ko abadukurikira kuri iyi cano tuyikuyemo byinshi, twumvisemo byinshi, agahinda gakomeye cyane kagizwe n'umwami wacu. Rero tumugiyeho byinshi, twisunge Kristo kandi natwe ubwacu twegerane kugira ngo tubashe guhangana n'urugamba Satani aturasaho nk'uko umwami wacu yahanganye narwo akadufatira intsinzi. Nibyo mbifuriza mwe abadufashije ndetse n'abadukurikira mu izina rya Yesu. Amen.